kosinima roperiase manda rawini kota uvuge ngo mu izina rya Yesu topetase manda imbaraga zangezaga rawini kotinima rawi egraya zitatanyirije kure yanyu shala etasema roperiase nurangiza uyinywe topiniase kubera ko Imana iravuze ngo hari imyanda shari egraya hari izari zaraboshe urusaro rwawe ariko Imana ibikuyeho mu izina rya Yesu. Jetirasema roperia kosinima talabiri shaigai onde kosinima toperia saigai notinimas ndakumva Mana ico kiciro cy'abadamu batwite topi nako babuze urusaro ngivuyeho ndasiegai ndaza gustanga usobanuro bwaco neza petini wini stase hala wini kosinima ndasega ndakumva Mana topeni wirishata hotekola wirizirima ndasengera abakobwa gusha Mana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Rw'ibizaba mu mbaraga z'umwuka wera kera bakwiringiye bari mu mahoro natwe tugufite ntabwo twifuza ni murengezi warategetse uravuga ngo isibeho isirangije ibaho warategetse uraturema Mana tuba ku isi waremye uduha gutegeka uduha buri kimwe cyose Mana ushyiraho itegeko ritandukanye ndetse mwami uratwiyegereza kugira ngo tubashe kubana nawe uratwiyegereza kugira ngo tugendane nawe uratwiyegereza kugira ngo uko izo wari waragambiriye ku buzima bwacu. Jambo ryaravuze ngo dusenga ubudasiba kandi ikindi Mana twe kurambirwa ni kumuririmbyi yavuze ngo aravuga ngo ntucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Mana mugihe tukigutegereje turi muri aya masengesho turacagutegereje turi muri uyu mwanya wo gusenga. Muririmbyi yaravuze ngo ibensenga Uwiteka bizabintarura bikamvana mu mpagarara bikanyegereza aho datari nanjye nkamuganyirizo mwe na byose nanjye ndahamagara imbaraga z'Imana imbaraga zitabara imbaraga zisura. Haleluya. Imana amaze iminsi impamagara ndi kuri uyu musozi n'ubu ndaguhamagaye ngwino ukora ibitangaza ngwino ukora izimbaraga uyu munsi wa gatatu. Mana wigaragaze urabagirane ukora ibitangaza urabagirane ukora izimbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mana data Aburahamu yabonye gukora kwawe Sarabona gukora kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nange ndaguhamagaye mu mbaraga z'umwuka wera ugwa mu bwengo nave muri uriya bakarudaya abantu twese twakwakiriye hari aho wadukuye hari aho watuvanye hari aho twari turi hari aho twari twaratagangariye niko ijambo ryavuze ngo natwe waratuzuye twari twarapfuye tuzize ibicumuro ndetse n'ibyaha kubwo imigenzo y'abakera twagenderagamo ariko wadukuye mu isayo igihe itandukanye. Umuntu wese wakwizeye afite ibihamya bitandukanye ndetse akuvuga gutandukanye bitewe naho wamukuye. Natwe Mana hari aho wadukuye naje Mana hari aho wankuye hari impamvu wampamagariye kugira ngo nkore umurimo wawe mu gihe nk'iki
Ola talabeli zilimo kosinima otekoli biri zilimini kosegaye nange ndagutabaje muri uyu mwanya we wabwiye Yeremiya akingiraniye mu bikari k'inzu y'imbohe uramubwira ngo nagutabaze uramutabara akwereka ibikomeye bigoye atari kumenya hari byinshi bigoye abanyarwanda hari ibigoye abanyamahanga hari ibigoye ab'iburayi hari ibigoye abantu bigiye bitandukanye ariko nanjye Uwiteka Imana kubw'aya masengesho wanegetse gusenga nange ndasenze mu mbaraga z'Umwuka Wera ndi kuri uyu musozi nange ndasenze Otepeli wili zirimande kotasema oshekotala wilima heni wili kotala bini stasema otekoli wili ziriminima egraya nange ndasenze mu mbaraga z'Umwuka Wera hala wili kotasema otapeli wili zirimanda ndakwibuka neza uguhamagaraga Yosuwa haleluya Yosuwa ukamutoranya ukamwemera kugira ngo akore umurimo wawe Mana data nange muri aya mavuta wamamagariyemo kubera icyizere cyawe si kubwanjye niwe wabikoze niwe wasemeye si kubw'amaboko y'imbaraga ahubwo ni wowe wemeye kumpitamo kugira ngo nkore umurimo wawe mu gihe nyinshi tatiziri wiri kosinima etalabili biri zirimande kotegaya lawini tasemanda noni egraya ijoro ndi kuri uyu musozi hari izo wanyeretse hari izo wambwiye hari icyo wantegetse etalamini stasema hari icyo wambwiye ndetse kubw'umugambi wawe shata egraya romeri bori zirini wikisigaya hanimini tasema jambo ryaravuze ngo umuntu nagukunda azitondere amategeko yawe azitondere izo wategetse Mana reka abantu bose bamaze kukwizera bamaze kugukunda ube kubashoboze kwitondera izo wategetse ndetse n'amategeko yawe mu mbaraga z'Umwuka Wera Haleluya otepeli wili zirimande kotasema tuteli wili zirishadegray ureke we kwitondera amategeko yawe nizo wategetse baye kwitondera mam izo ushaka ndetse utange agakiza mu bantu batandukanye mu mbaraga z'Umwuka Wera ureke n'abatemera bemere abataraka kwizera bakwizere mu izina rya Yesu Kristo Tetila wala salamini kosinima etalabili birizishadegrai lotela wilimande kosinima tuteliasema lopeli birizimandegrai Mana sukububyutse impande zose ndetse abantu bose babashe kwizera wala beelase otekoli wirima onde kosinima jetiriga Imana reka bataraka kumenya bongere bakumenye abatarizera bizere abasubiye inyuma abaguye bagasubira inyuma bongere bisere abacitse intege baciwe intege n'ibitandukanye barananiwe mu bitandukanye baraguye basubira inyuma ariko ndabasengeye holawe talabini sansegrai note kolabili manda segai shalawini kosinima nange ndabasengeye bari impande zitandukanye hari ababyeyi bagukoreraga ariko basubiye inyuma bari mu bitandukanye ariko ndabasengeye hari urubyiruko rwagukoreraga ariko rwagiye mu bindi ariko ndabasengeye hari abagabo bagukoreraga ariko barivanze bajya mu bindi bitandukanye ariko ndabasengeye ndasaba kugira ngo Mwuka Wera wongere umanuke muri bo Mwuka Wera wongere umanuke muri bo Notela beli wirizirimande kosinima baba bari mu Rwanda baba bari Burayi baba bari impande zitandukanye ndabasengeye Mana tanga agakiza mu mbaraga z'Umwuka Wera nopeli wirizirimana otekoli wirishada nopeli yasemana harabasubiye inyuma Satani yashukishije ibidafite umumaro Satani yashukishije ibidakwiriye abayobozi inzira arabayoza barayoba ariko ndabasengeye kugira ngo Uwiteka Imana umucyo wawe ukuri Umwuka Wera wawe asaba abature bano bagabo basubiye inyuma abature bano bagore basubiye inyuma abature bano bakobwa basubiye inyuma abature bano bajene basubiye inyuma Mwuka Wera hotekola bavasala wangata inima egai Shetila bili sirima otekoli wirisa egai no peribor segaima Mana gendu bature bano bagabo gendu bature ubavane mu bidabitumaro gendu bature bano bajene gendu bature bano babyeyi Mwami Uwiteka Umwuka Wera wawe agire ku buzima bwabo
mwuka wera wawe yongera bagereho imbaraga z'isura. Jambo ryarambwiye ngo nico gituma bivuze ngo yewe usinziriye kanguka uzuke, Kristo akumurikire. Mana reka bamurikirwe nawe, bamurikirwe n'ijambo ryawe, ubutsinzi bwawe bugaragare ku buzima bwawe. Otera wini Shatala wasalame kosinima tatila wiri shaigra notela bevolia salandema honde kotala binia shetela wiri sirima ndakumba man note kolimiria topeli biri sirimanda otekoni wirishat. Jambo ryaravuze ngo etalabini stangaya ayirgu wizeru Uwiteka kandi Uwiteka akamuwanishiza no gukiranuka. Uretse abantu bongere bakwizere, abari abasambanyi bizere babaturwe, abari abashura bizere babaturwe mu mbaraga z'umwuka we. Urukundo rwongere ruganze mu bantu bari impande zitandukanye, suko umwuka w'urukundo mwana ku bagore bari mu Rwanda, suko umwuka w'urukundo ku bari mu mahanga, suko umwuka w'urukundo mwana. Urukundo rwakonje rwongere rukanguke, abantu bongere bakundana. Halatala besala egraya notela bini shagra. Uyu mwuka mwana ulasini man urwangano wateye mu bantu ndawukura mu mitima yabo mu mbaraga z'umwuka we. Mwuka wateye abagabo nopeli yasema urwangano winzika ndetse n'ishari. Mwuka wateye abagore urwango ndetse no kugambanirana ndawukura mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka bakira agakiza, bakira imbaraga z'urukundo zongere zigwire impande zose. Abantu buzura urukundo etorabiri stasema. Jambo ryawe ryaravuze ngo naho nagira indimi nk'iz'abantu kavuga nk'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo izo naco zamara. Nubwo natanga ibizanje zose nange nkitanga ubwanje kugira ngo ntwikwe mu muriro, ariko ndagira urukundo iyo naco zamara. Bishatse kuvuga ngo umurongo muzima ikerekezo nyaco nuko tukundana. Mana tanga urukundo mwami sihaze gusa no mwitorero mu madini atandukanye. Urukundo rwarakonje basigaye bakundana kubera impiya, ariko data we zana urukundo, garura urukundo, garura urukundo, tanga urukundo. Abantu bose baba ari abagabo, baba ari abagore, baba ari urubyiruko, yaba ari abayobozi, yaba ari abapasitoro, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ongera ubibutse urukundo, Mana ongera ubibutse urukundo. Ineza yawe igaragare, ibitangaza bye bigaragare, gukomera kwe kugaragare, ubutsinzi bwe bugaragare. Jambo ryawe rigwisa imbaraga muri bo, bongere bakundane. Otalabini stasemana nate egraya lawini kosinima otalabini fom lala elashada otalawini stangaya. Urukundo rwarakamye mu bavandimwe, openi yasemana rwarakamye mu bantu batandukanye, ariko data ndasenze kugira ngo ngere ugarura urukundo mu izina rya Yesu Kristo. Rirasinimande kotegraye abantu Uwiteka Imana bongere biyumvanemo, bumve ko turi bamwe, twese turi bamwe. Lopeni yasemana lawini kotanguwa shalawini stai. Imbaraga zazamukiye ikuzimu gutwara urukundo mu bantu ndasamaganye. Imbaraga z'abadayimoni ziba urukundo mu bantu ndasamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bongere bakundane. Alawala sinimana dore ko twese turi umubiri wa Kristo. Reka abantu bakundane mu mbaraga z'umwuka wera. Hanatalabiri zirimanda hotekola wishaidima otala peli wiri sirimanda. Urwangano rwateye mu mitima y'abantu Mana ndarukuramo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakurwanyije dayimoni we wateye urwangano mu mitima y'abantu, ndakurwanije dayimoni we wateye urwangano mu bavandimwe, ndakurwanije dayimoni lopeli wiri sirimanda. Ndamagana izo mbaraga, ndamagana iyo myuka mibi, ndamagana iyo miyaga mibi, ndamagana ibitavuga Imana, ndamagana ibitavuga Imana. Ndasenya imigambi ya Satani, ndaritagura, ndaritagura, ndaritagura mu itorero. Urukundo nirumanuke ku bashumba, nirugaruka urukundo ku bakristo, nirugaruka urukundo ku bantu bose. Notela wiri sirimanda shekotala binima ondeko sikori ababa topeli biri sirimanda etala winimanda. Mana dore abantu b'iyi minsi
bari gukunda ibibanezeza, bari gukunda impiya, bari kwirarira talawini stasemana. Ariko mana reka we kwemera bano bagore batwarwa n'iminsi y'imperuka, reka we kwemera bano bagabo batwarwa n'imira rya Yesu Kristo. Dore urukundo rwarabuze, haba umwami w'iteka mu bashakanye rwarabuze, haleluya, mu miryango itandukanye rwarabuze, hatarabinishad abantu basigaye bakundana kubera inyungu zabo. Ariko Uwiteka Imana ndaseze muri uyu mwanya kugira ngo gwise urukundo, gwise imbaraga z'urukundo mu bantu batandukanye. Uyu mwuka wera urukundo nyongeragere mu bantu data. Ndakwizeye kubikoze, ndakwizeye ko icyo gikemuye mana. Ndasise ijambo ryaravuze ngo nidusenga tuge twizera ko umwami wasubije. Nange ndavsi tope etasema rakote graya jetila wizi meta ela hata wiri zilimoko sinima totini bili zilimande graya hotela peli bili zilima hotekoli wiri shaigaya. Ndakumva mana yego tope etasema lawi etanga riwiri zilikuwa egraya yego nesinima tita lawiri miria. Ndasengera abavyeyi batwite mana peni yasemanda mpindu y'ishengesho tokini masema loli egraya. Ndasengera abagore batwite topeni yasemanda lawi egraya. Mwamu w'iteka totini masema gira icyo ukora ku buzima bwabo kandi ubigaragarize mu mbaraga z'umwuka wera. Mana uzabereze kuzara basare mu mahoro. Hari abarengeje igihe cyo kuzara, hari n'abandi zikiri ntoya ziri mu gukorega nuri kunyereka. Ariko ndabasengeye mana data bakoreho ureme igitangaza topeni yasema. Mana data bakoreho ureme usimbaraga. Mana data bakore hete kola wirizirimande kosegaye shetila bilibiri zirimanda note koli wirishaidiki egaya totela melia salangoma shotala wiribirimo kosinima. Mana data bakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Urambwiye ngo hari dayimoni wazamukiye kurwanya ababyeyi batwite. Ariko ndasenze ndasengera Uwiteka Imana zino soro ziri mu nda bano bana bari muri izinda ndabasengeye pela etasema la late koli wizia shatala binima totikwiri wirima randewe sinima. Ndasengera bano bana bari muri izinda mu mbaraga z'Imana. Ndakwirukanye dayimoni wewe hagurukiye kurwanya abo babyeyi batwite, wewe hagurukiye kurwanya isoro ziri mu nda ababyeyi batwite. Ndakwirukanye dayimoni, ndagusezereye mu izina rya Yesu Kristo. Rapeli yasema reka bano babyeyi basasare neza mwanya shatala bini yasema izabakorogaga mu nda zabo were none ndategetse ntibizongere kubakoroga. No peli yasemanda dayimoni ndakumwaje kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ndakwirukanye 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 dayimoni, ndakwirukanye dayimoni. Rekura 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 hunga 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 rope nibiri sirimanda ote koli warasanguwa shala peli mirisanse note koli yange gaya loli egraya. Uri kungira ngo buri muzeyi wese utwite tope etasema yaba sinimanda yaba ari umunyamasengesho yaba atari umunyamasengesho yaba asanzwe asenga atarasanzwe asenga. Urambwiye ngo buri muzeyi wese utwite tope etasema raregaye uri mu isi atandukanye wumva iyi mesaje, wumva ubutumwa wari we wese tope etasemanda afata amasengesho lawi egaya y'amasaha 6 asenga Imana ashinganisha umwana uri mu nda yiwe kubera ko ari imbaraga zazamukiye kurwanya abo bana bari mu nda zanyu. Ariko Uwiteka Imana nusenga hayiwini kotangawa harakora igitangaza. No peli yasema senga Imana muri ayo masaha shati egraya lowi etasema amasaha 6 topeni yasema wishinganishije rawi egraya usenga ubwira Imana ati Imana ndashinganisha umwana uri mu nda yanjye topeni yase kuko Imana irambwiye ngo eri wiriko sinima uyu mwaka Satani yagurukiye ababyeyi batwite. Ariko bamaso usenga Imana uwo mwanya uhereza Imana, Imana irakora ibitangaza. Shati egaya lopeli yasema urakoze Imana ndakumva hetini wini stasema. Ndasengera ababyeyi babuze urusaro mu mbaraga z'umwuka wera
topeni yasema barashatse n'ibyo ariko uruzaro bararubuze ariko ndabasengeye kuko ari kuntegetse totini masema lawi etangua ropeli wirisaya abari impande zitandukanye abari ku mibumbi itandukanye aherekeye atandukanye abavuga indimi zitandukanye shatini masema ndabasengeye mu mbaraga z'umwuka wera babuze urusaro ndabasengeye ndamagana imbaraga zose zirwanya ubuzima bwabo heti erasema ndamagana umwuka wazamukiye kubarwanya ndamagana umwuka wazamukiye kubariganya mu mbaraga z'umwuka wera ropeli wirishada heniya kotegraya zerimo sinima mana ndababona ko ari benshi ariko ta egraya rotala wirista winda kumva mana topena werangawa hari abasinzwe n'imiryango yabo hari abasinzwe kubw'ishari ry'abantu babagiriye ariko ndabahora mwami ndabahora indi sara shatini mase rana egraya mana bibuke nkuko wibutse Rebeka ubwo Isaka yamusengeraga topeni yasema ukibuka Rebeka ukamwohereza kuzara impanga mana cy'agasuzuguro toperi yasemana haniwe kotasema uri kumbwira ngo hari ababyeyi bamaze igihe batarazara ugiye gusetsa nkuko wasekeje Sara hari abo ugiye guhereza kuzara impanga kandi bagiye gutangira gusama kimara kubifu tatile wisima toperi kosinima rasene kosegaya ndabasengeye buri mwuka wose warwanyaga bono babyeyi bataraba bakaba barabuze urusaro ndawirukanye kuri bo waba ari umwuka ukomoka kuri Karani waba ari umwuka ukomoka mu miryango bashakiyemo ndawirukanye ndagutegetse wa mwuka we uri gutuma abana bazayi batabyara ndakwirukanye halatara wirishada totikoriama ropeliasema shatila bilisaigaya notela mali wirisirima shalinde kotanguma egraya ndaturuzaro kura wabyeyi ndacagagura ndabahora retala esasema otekola birisha tonima sinima ndaratala wirisaya gaya shati egaya ndabahora topeliwasa ndabahora shalango kota dotie granda rameta tokadaimon zoperiasema soka dotie granda bagomba kusar soka gay notela birisanga olemo kosinima otela biniase notekoli wirima haricho wazaniye mana kuri umusozi toperiase mana bagomba kusar gusama nonaha bagomba gusama peliwera sarango kota hotela birishata nitaye ku myaka bamaze bagomba gusama daimoni bahunge daimoni hunga umuro daimoni umuriro peli wirizimande kotega ndakubona ubahunga daimoni toketara wirishaiga zo peli yasema ndagushimiye mana otekoli ya saidiva ola mekosinima ola peli egai jete yasema ndakumba topeniasi halawe kosinia jeta egai yego Yesu no peniasema rande kotai lawinima hariasa egai haniasemana meria kotegai imana iri kuvuga ngo peliasemana buri muzeyi wese wabuze uruzaro akagerageza no kuja mu bapfumu imana yambwiye ngo etarabini style ace bugufi yihane kubera ko Uwiteka Imana aje gukuraho imbaraga zarwanyaga abantu bigatuma batabona uruzaro ariko uwizera wese arabona gukora kw'Imana hari abari baragiye mu bapfumu bananiwe bacitse intege ntibabona igisubizo n'ubu baracanira ariko Imana iri kumbwira ngo bace bugufi bihane bizera Imana ije gutanga uruzaro hari n'abandi basenze ariko bari barasinzwe mu buryo butandukanye hari n'abandi bari baratewe n'imbaraga zikomeye
bamwe muri abo barya barotaga bari gusambana na Egraya bagashidukira hejuru babona babasambanyaga. Imana yambwiye ngo uwo ni umwuka wazamutse gufunga uruzaro rwabo, ariko Imana iravuze ngo toti Egraya romeko sinima sharawini Imana etarawi Egraya. Buri muzeyi wese tope etasema la kote Egraya la wini shada wabuze urubyaro, umaze igihe utazara, umaze igihe zaranze nta kerekezo ufite, umaze imyaka 5, umaze imyaka 2, yewe umaze n'umwaka umwe wabuze icyerekezo, hari n'abayirengeje, ariko Imana iravuze ngo tope erasema la wini kosinima la etaya tawi Egraya jarimo sinima voni etase tote Egraya la kosi Egranda no periasema la Egraya fatafana ope etasema la Egraya vandiario yose shetini mase la kote Egraya. Ndakumva mari rewe salama kota toteli Egraya lo periasema jetini mase ulesi Egraya uyifate mu kwizera, numara kuyifata topeni yasema rokete Egraya lowini shada romeko sinima roperiasema rawini kota, uvuge ngo mu izina rya Yesu topetasemana imbaraga zangezaga rawini kotinima rawi Egraya zitatanyirije kure yanyu shala etasema ropeniase nurangiza uyinywe topiniase, kubera ko Imana iravuze ngo hari imyanda shari Egraya hari izari zaraboshe uruzaro rwawe, ariko Imana ibikuyeho mu izina rya Yesu. Jetirasema roperia kosinima talabiri shaigay onde kosinima toperia saigay notinimas. Ndakumva Mana icyo kiciro cy'abadamu batwite topi nako babuze uruzaro ngivuyeho ndasigaye ndaza gustanga usobanuro bwaco neza. Petini wini stase hala wini kosinima ndasega ndakumva Mana topeni wiri shata hotekola wiri zirima ndasengera abakobwa gushara abakobwa ino periasema ituma badashaka ndayirukanye soka daimoni rekura bano bakobwa, rekura bano bakobwa bahoke bashake, rekura 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 ropeli wiri zirima onde kotara shata jetinima rekura shata ega totinima ra shatini wasanga opeli doli warazalango kota ronimosi kota Egraya romeria saidirgaima hotelabini Mana bano bakobwa bamaze kwiheba, bamaze gucika intege. Satani rekura, satani rekura 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 ushaka rwabo, rekura 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 topete kori wirisirima onemo kosini Mana jetalabiri shaigay onetalabini stangua ropeli wiri shaidikuwa. Urambwiye ngo bano bakobwa topini yasema ro Egraya harabushe guhereza gushaka muri uyu mwaka, hari n'abandi bazashaka mu mwaka uri imbere. Henate Egraya arasinima ndagushimiye wila tara ndakumva Mana topeli wiri sirima hotekola wiri shaigaya hotela berasangawa. Urakoze roperiase yego ndakumva totini wiris egena shega yego wiwi roperi wiris imanda onde kotalawa shatalaganga we ni masange Egraya. Urakoze ko batazongera kubishima hejuru, urakoze kutaza amakuru y'umunezero kuri bo, uwambwe icyubahiro Mana ndagushimiye. Hotelansema peliko sinima yego ndakumva totini masi lawini kosinima. Ndasengera abanyarwanda bari mu mahanga she Egraya bagiye gushaka akazi totinima bakaba barakabuze barabuze icyerekezo. Mana Uwiteka ubwo n'aba diaspora toperiasema ndabasengeye, ndetse n'abandi ba diaspora baturutse atandukanye ndabasengeye roperiasema. Mana bagirire neza ababuze icyerekezo cy'ubuzima, ubahereza ubuzima, ndetse n'abarwayi ubagirire neza, tanga icyerekezo roperi wesinima rande kotaya. Hari n'abandi bagezeyo bitwara nabi
topiniase bajya mu busambanyi bajya mu zaha bitandukanye ariko uri kumbwira ngo bahindukire ndakumva mana jatala wiri kotangawa totili birisaya loperiasema uri kumbwira ngo bahindukire bongere bakwegere niko Imana imbwiye rotala wirishada hari benshi baharenganiye hari benshi bafite amarira baharenganiye Imana ibonye ayo marira yabo bantu toperiasema Imana iravuze ngo ije gukubura nimutihana Imana ije gukubura totiri basema rakotegaya loperiasema noni yasemana shalawini kota ubundi butumwa toperiase narasinima ntabwo ubi nasegaye ntabwo ubi abiyita ngo nabakozi b'Imana kandi Imana yabareba ntibabone Imana iri kumbwira ngo ibabashwe nuko bari kwitwikiriza umwambaro w'izina y'icyo batari cyo ngo nabakozi b'Imana kandi atari bo bari gukorera Satani Imana irambwiye ngo ije kubagira kabarore totiri masema rawiri kotanguwa Imana ije kubagira kabarore kandi Imana ije kubakubura nimutihana Imana ije kubakubura peri wirizimana hotekola wirishada no periasema endiko sinegraya jatini Imana ndagushimiye Imana yego ndakumva do periasalanga enoko talawanga romeria saidi ku Imana ndikumgira do periasemana rawirishada umuntu uzajya ucana kamera tara egaya
cyangwa se uzajya uza kwa zino mbuga aje kuvuga bagenzi be, aje gusebya mugenzi we, Imana yambwiye ngo azajya abivuga nataha abona ikimenyetso cy'Imana, nataha abona ikimenyetso cy'Imana. Niko Imana imbwiye, mwarabikoze Imana irabihorera, ireba ko mwakihana, ariko mwaze kwihana. Umuntu uzongera kuza kwiza imbuga ari amatika amuzanye, ari amatiku gusa, ari ugusebanya no kuvuga bagenzi babo nabi, Imana irambwiye ngo Roperiase Mana azajya yitako abona igihano. Hari uburwayi Imana igiye kugiteza abantu babwivuza ntibukire, kubera ko baze kwemerera Imana, kandi bigiye guhera kuri abo baza ku mashusho media Roperiase bavuga ibyo Imana idashaka, bitwikirije umwambaro ngo ni abakozi b'Imana, kandi atari bo. Hari ibihano, hari uburwayi bukomeye we, ndetse na bamwe batangiye kububona, hari bamwe batangiye kububona. Niyo mpamvu Imana ihagurukiye kurwana namwe. Gloria Sagraya, ndagushimiye Mana, ndaguhimbaje kubitangaza n'imirimo zawe ngo komeza gukora, kandi bano bakire buno butumwa babashe kwakira ibitangaza nonaha, bakira impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. 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 Yesu shimwe. Amen. 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 Umuntu w'Imana yaravuze ati nge nacyo nishobore, ariko ashuhijwe n'umuriro ati mwami none uzutume. Mana yanjye tegeka ubu unkoze ikara ry'umuriro, Mana yanjye tegeka ubu tuma mwami ubundi imbere yawe. Uraho neza mukozi w'Imana Daniel? Muraho neza mwene data. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Amavuta. Amen. Nawe gumamo rwose. Amen. Nta kindi ndi burenzeho ku cyanjye giti, ahubwo ubushiye ejo bundi nari nongeye nagusuye uri mu masengesho. Nyuma y'aya masengesho hari mu byo wasengeye, hari ikimenyetso kigaragaza ko Imana iri kukumva. Imana iri kunyumva cyane, ndetse hari abazaza kuri shosho cyangwa se kuri urubuga batanga ubuhamya. Hari uwo nabyisabiye kugira ngo azabitambutse. Hari umubyeyi wari umaze imyaka 7 umwe, niwe nabashije kumva amakuru ye n'ubuhamya bwe. Yambwiye ko yasamye, yagiye kwipimisha vuba. Kwanza nejo yagiyeyo kuko yanakire telefone ku mugoroba, ambwira ko yasamye. Musaba kuzaza kubwo kwizera isengesho, kubwo kwizera yarasamye. Ubu nawe agiye mu mubare w'abantu babonye kado y'uruzaro. Urakoze cyane. Ntabwo ndi bukubaze byinshi. Social media nyine ni social media, ntabwo abantu bose babyumva mu buryo bumwe. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze. Ni 0788 72 91 46. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.